wari uzi ko ushobora gusevinga sitati zawe zo kuri WhatsApp unyuze muri setting hari features zimwe na zimwe ziba zihishwemo ariko abantu benshi mutabizi. Ku bantu mufite WhatsApp GB na WhatsApp Messenger mukamubura uko musevinga stati, ngiye kubereka uburyo ki ushobora gusevinga stati bikoroheye bitagusabye kujya kudownloadinga stati server cyangwa se kujya kudownloadinga n'indi browser iyo ari yo yose. Uza hano muri setting ukaza hano handitse special function ugakirikaho, ukaza hano handitse social turbo ugakirikaho, bahita bakugeza kuri iyi page. Iyo ugeze hano uhita uza hano handitse WhatsApp stati naho ugakirikaho, ukaza ugahita ufungura hano haba hafunze ukahafungura ahanditse ngo automatically saved browsed status ugakirikaho. Noneho stati zawe zikajya zisevinga mu buryo buri automatic. Video yose ndetse n'ibindi bintu byinshi wayisanga kuri YouTube. Niba iyi video igushimishije cyangwa se hari ikindi kintu ikweretse kanda like. Nizere ko abantu bari mufite ikibazo cyo kuba mwasevinga stati cyangwa se mwabura uko muzisevinga. Nizere ko iki kibazo gikemutse. Niba iyi video uyikunze like ndetse unafollowing ujye muri comment umbwire ikindi kintu nakwigisha.